Yes, nk'uko mubibona ni Musabyimana Gloriose, ni inkuru ikomeje gukwirakwira nanone, ni nyuma y'uko mu minsi ishize nanone ari inkuru iri gukwirakwira mu gihugu hirya no hino, ntabwo navuga ko ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda gusa, ndetse n'inkuru yakwirakwiye intara mu gihugu cy'abaturanyi, ndavuga mu gihugu cya Uganda, aho ariho inkuru nyirizina yabereye, aho byari gutangazwa ko uyu Musabyimana Gloriose wamamaye nka Gogo yari yitabye Imana ku itariki ya 3 Nzeri muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ni inkuru yatangajwe ivuga ko uyu Gogo yitabye Imana azize uburwayi. Yazize uburwayi ndetse aza kugwa hariya mu gihugu cya Uganda, aho ariho yararwariye, kandi ni nyuma yaho yuko byatangajwe ko yari amaze iminsi nanone hariya mu gihugu cya Uganda, akaba ariho yafatiwe n'indwara cyangwa se akaba ariho yagiriye icyo kibazo cy'uburwayi, akihutirwa kujyanwa mu bitaro byo muri Uganda kugira ngo abashe kuba yakwitabwaho, ariko bikaba bitaraje kumugendekera neza kuko yaje kuba yahasiga ubuzima. Uyu ni umuhanzikazi rero wo mu Rwanda, aramamaye cyane, ndakeka niba nawe ukunze gukoresha imbuga nkoranyambaga ari umuntu uzi cyane, bitewe n'uburyo yagiye atrendinga cyangwa se bitewe n'uburyo yagiye yamamara cyane, by'umwihariko twagiye tumubona mu ndirimbo ze yagiye akora, ndavuga nka Blood of Jesus, mwarayibonye, ni indirimbo yashimishije abantu benshi, bamwe bavuga ko ari indirimbo irimo ubutumwa, ndetse abandi ikabasetsa ivuga ko ari indirimbo isekeje gusa, icyo dushatse kuvuga ni uburyo uyu Musabyimana Gloriose cyangwa se ubwo yari yamamaye. Rero ibyo ngibyo murabizi cyane kuturusha, ntabwo ariyo nkuru ituzanye. Inkuru ituzanye nk'uko mwabibonye kuri cover y'iyi video cyangwa se nk'uko muri no kubibona muri iyi foto, ni inkuru aho ari inkuru ibabaje, aho ari inkuru iri kugenda igarukaho n'abantu bagiye batandukanye, aho mu minsi ishize nk'uko twababwiye, nyuma y'uko uyu Musabyimana Gloriose yari amaze kuba yashyingurwa cyangwa se yaherekezwa, aho ubu ngubu ari inkuru aho bigaragaye ku irimbi rye cyangwa se aho yashyinguwe ko hatewe n'abagizi ba nabi, aho biri kugenda bigarukaho n'abantu bagiye batandukanye, aho bari kugenda ndetse banavugaho ibintu bigiye bitandukanye, bamwe bavuga ko iri ari iseserezwa cyangwa se ari ishinyagurwa, ari kumushinyagurira bikomeye cyane, aho bivuga ko kuba bagenda bagakora ikintu nka kiriya ku irimbi cyangwa se kuba bagenda bagakora ikintu nk'iki ngiki ku gituro cye ari ikintu kibi cyane, aho byaje kuba byakwirakwira hirya no hino, bikaba byageze no mu butabera kugira ngo abo bagizi ba nabi cyangwa se abo bashinyaguzi bashinyagura bagashinyagurira n'umurambo bazi kuba bakurikiranwa n'amategeko babiryozwe. Rero ni ikintu ubona ko kuko kibabaje giteye n'agahinda, aho bigenda bigarukaho n'abatari bake, ndetse n'ubundi ni inkuru nkeka ko yari kuvugwa ivuga ko hariya mu gihugu cya Uganda, nubwo byatangajwe ko yazize uburwayi gusa atari cyo cyakibyihishe inyuma, ko ashobora kuba yaragiriwe nabi n'abantu, ndavuga ngo byagiye bivuga ko ari abantu bamugiriye nabi cyangwa se ari abantu bamuroze, akaba aricyo cyatumye aza kuba yakwitaba Imana, ndetse abo bantu bakagiye bakomeje kugenda babishimangira, bavuga ko umuntu watinyuka kuza gukora ibintu nka biriya ku irimbi rye cyangwa se gukora ibintu nka biriya ku mva ye cyangwa se ku gituro cye, uko wabyita kose, uwo muntu atatinya no kuba yaza kuvuga ngo kuba yamugirira nabi cyangwa se atatinya no kuba yamuvana mu buzima. Rero ibyo byose ni ibintu byagiye bivugwa, bivugwa ko ari abantu bamugiriye nabi, ari abantu bagiye bamuha ibintu bibi, bikaza kuba byatuma arwara cyangwa se bikaza kuba byamutera indwara, bityo bigatuma ajyanwa mu bitaro ariho yaje kugwa. Gusa nubwo byatangajwe ko ari uburwayi, abantu bamwe na bamwe bagenda bavuga ko koko atari uburwayi yazize, ahubwo ari abantu bamugiriye nabi. Rero n'inzego z'umutekano zagiye zivugaho ibintu bigiye bitandukanye, aho zatangaje ko kuko ari ikintu kibabaje cyane kugira ngo umuntu muzima cyangwa se umuntu utekereza neza yifate, ate umwanya we agende akore ibintu nka biriya bibi, kumva y'uyu Musabyimana Gloriose, ndavuga Gogo, kugira ngo bagende bayirimbure kuriya ari ikintu kibi cyane, kitakagombye kuba kiranga abaturage b'Abanyarwanda, ndetse ni nyuma yaho yuko ari hariya mu karere ka Rwamagana, murabizi neza ko ariho iwabo, akaba ari naho yaje kuba yashyingurwa cyangwa se akaba ariho aruhukiye, niho bino bintu byaje kuba byabera, aho abaturage babyumvise biri kuba mu ijoro ryahise, ndetse bakaba batagize icyo babikoraho bitewe n'uko hari nijoro, nabo bakavuga ko ari ibintu byaje kuba byabatera ubwoba, ntibagire icyo babikoraho, aribwo babyutse mu gitondo bagatangira gukwirakwiza inkuru hirya no hino, aribwo baje kuba bakwiyambaza ndetse n'inzego
z'umutekano kugira ngo zibashe kuba zagira icyo zabikoraho nk'uko kandi byagiye bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni ikintu kiri kwitabwaho kugira ngo abo bagizi ba nabi babashe kuba bakurikiranwa cyangwa se babashe kuba bashakishwa, baze kuba baryozwa ibintu bakoze ko atari ikintu cyiza cyakagombye kuranga umuntu uwo ari we wese muzima utekereza neza. Rero izo nizo nkuru ziba ziri kuvugwa cyangwa se izo nkuru zabyutse zivugwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyo usabwa nta kindi rero ni ugukanda subscribe kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube kugira ngo urusheho kuzajya ukomeza kubana natwe umunsi ku wundi mu nkuru ndetse n'ibindi byinshi biba bigiye bitandukanye bivugwa hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze yarwo. Ndavuga mu mahanga i Bwotamasimbi. Rero twagushimiye wowe twabanye, nta kindi twakubwira usibye kukubwira ngo ukomeze kugira ibihe byiza kandi Imana ikomeze kukurinda kugeza igihe turi bukomeze guhura mu zindi nkuru zose ziri imbere turi bugende tubagezaho. Ciao ciao.